kandi hano hari umubyeyi wazanye umwana, uwo mwana yari yareguriwe sekibi arahinamirana ntabwo yabashaka kwinyagambura. Wakomeje kubona atangiye kwinyagambura, icyo ni ikimenyetso Yesu yakweretse yuko yatangiye kumukiza. Ni mwiza nyagasani. Hano kandi hari abakobwa bagera ku 8 bose bakuyemo inda ku bushake. Muri abo bose harimo umwe wakuyemo inda y'amezi 5, uburyo yakuwemo byaramuhahamuye, yaratangiye kumera nk'umuntu w'uburwayi wo mu mutwe. Nyagasani yabagiriye impuhwe, ariko muzaza muherekezwe kugira ngo mufashwe, kubera ko mwakoze icyaha cyo kwica. Shimirwe Nyagasani. Nyagasani kandi yakijije umuntu. Hano hari umugore waje gusabira umugabo we umutaye, ishize amezi 8 yaragiye ashaka abantu baje kumusabira kugira ngo Nyagasani amugarure. Nawe Nyagasani isengesho ryawe mu minsi mike yazagaruka mu rugo. Ishimirwe Nyagasani. Hano kandi hari umuntu waje gusaba ko Nyagasani amukiza uburwayi bw'ibihaha. Hari ikibazo cyo mu bihaha, wari ufite ikibazo cyo mu bihaha cyane ikihaha cy'iburyo. Nawe mu gihe Yesu ageze iruhande rwawe watangiye kumva harimo imisonga, Yesu yatangiye kugukiza. Urakoze Nyagasani. Hari kandi umubyeyi waje gusaba Yesu yibure kumukiza, kumanya igihe uburwayi bumaze imyaka 2 bwo kugira ibinya mu kiganza cy'ibumoso. Nawe Yesu yatangiye kugukiza. Ushimirwe Nyagasani. Izina ryawe Nyagasani rirakiza. Izina ryawe ni izina ry'ububasha, uri Imana idatenguha. Hano hari umubyeyi wazanye umwana w'imyaka 8, afite ikibazo cyo kugira infection yo mu mara. Wagiye kwa muganga uburyo butandukanye urivuza, ugeze abona bidashoboka. Wamuzaniye Yesu w'impuhwe, nawe yatangiye kumukiza. Ushimirwe Yesu. Izina ryawe rirakiza. Izina ryawe rirabohora. Izina ryawe risubiza amizero. Hano hari abakobwa 3 bageze mu myaka 35, ariko umwe yaratangiye kujya kuraguza, avuga ko bamuzinze, akaba ariyo mpamvu yatinze kubona kujya mu muhamagaro. Kimwe n'abo bose rero mwaje gusaba Yesu kwinjira mu muhamagaro w'abashakanye. Namwe Yesu yumva isengesho ryanyu, iminsi iri imbere muzabona kuyanza maze mukorere. Urakoze Nyagasani. Urakoze kubera ibyiza utugirira. Ushimirwe Yesu. Uri mwiza Yesu. Uri mwiza Yesu. Nyagasani Yesu. Uri mwiza Yesu. Ndagushimira umubyeyi uri hano, yari afite uburwayi bwo mu kanwa, yahoraga yumva yumagaye. Yagerageje kujya kwa muganga, ariko nabo bari barayobewe ibyo ari byo. Ariko kuva uyu munsi muri iri sengesho wumvise mu kanwa hameze neza, wumva ufite amacandwe akuboreza. Nyagasani Yesu yagukijije. Ushimirwe Nyagasani Yesu. Ushimirwe. Kandi Nyagasani Yesu yakijije umwana w'umuhungu, ababyeyi bamuzanye, yari afite uburwayi bw'umukondo wanindaga, bigakira bikazongera bikagaruka. Mwari mwaragerageje kuguza umwana ariko byarananiranye. Nyagasani Yesu yamukijije. Ushimirwe Nyagasani Yesu. Kandi ndagushimira Nyagasani Yesu. Hano hari umwana w'umukobwa, ni inkumi, yahoraga akunda kurwara ibibyimba umubiri wose, bihindukira aho bishaka. Wari umaranye iminsi ikibyimba mu kwaha cyari kikumereye nabi, uhorana imisonga.
Nyagasani Yezu uyu munsi urumva bimeze neza nta misonga irimo. Nyagasani Yezu yagukijije kandi ntabwo bizahagarara. Ushimirwe Nyagasani Yezu. Kandi hano hari abashakanye bari bafite amakimbirane mu rugo, Nyagasani Yezu yabahaye kongera kunga ubumwe. Bari baragiye no mu cyumba umwe ararute n'undi ararute, Nyagasani Yezu yongeye kubaha kubabarirana no kongera kwakira urwo rukundo no gushyira hamwe no kujya inama, muri kumwe muhure muganire mwese muri hano. Nyagasani Yezu yabagiriye impuhwe, yongeye kubaka urugo rwanyu.